Ezekiel agiye kuba deported. Robert aradukoreye bagiye kumuzana I Kigali. Umugore wanjye yamwise umurozi, isi yose yamenye ko umugore wanjye ko Robert yarongoye umugore w'umurozi. Iravuga yuko wakubita Ezekiel mu rugo, wakubita Ezekiel mu rugo rwiwe imbere y'umugore n'abana n'abapangayi n'ishati ye ngura yica. Ibi bintu nta kintu wicuza muri ibintu waba wakoreye kwa Ezekiel n'abapolisi. Birababaje kubona umwana w'umuntu waremwe n'Imana akavukira mu isi akitwa izina umuntu, akabarushwa ikimonyo, akabarushwa ubwenge n'ikimonyo. Nukuvuga ngo igifungo cya Ezekiel kibaye umukiro kuri Bosco Empire. Nicyo afunguriyeho live ya TikTok, nibwo bwa mbere afunguye TikTok. Nabo ngo igifungo cya Ezekiel gihinduriye ubuzima Bosco Empire. Slim Jesus. Nze niba bari murekura ariko baramurekura kuko wongeye kujya niho ndimo kujya banyumva neza ko ndi kumuyaga. Hanyuma bwana Robert Kabera nk'umuntu k'amajeshi kama pastor umucungaji wa Mungu, biravuga yuko muri murasaba miliyoni 2 z'amashiringi kugira ngo Ezekiel bamurekure. Izi miliyoni 2 yazibonye? Ninde wasakize miliyoni kandi? Ayo na amagambo turi pasa muremure kandi. Na amagambo ikiganiro rwose, si ni mu kiganiro se? Ari mu kiganiro? Ni mu kiganiro ava. Ako mane wagiye neguza ko nakwiye ibintu ko nabikonda. Nta ubutanzajya guteguza. Zagiye neguza ndugu yangu. Hanyuma abanyarwanda bari bishimye baba YouTube bateze Ezekiel agiye kuba deported. Robert aradukoreye bagiye kumuzana I Kigali. Ntabwo Ezekiel akije I Kigali. Aya ni abatangiye kuzana ibyo kuvuga ngo babasabye amafaranga miliyoni 2 se Ezekiel miliyoni 2 ko atazihembwa z'amagani ku YouTube. Byanze koraye ko. Umva Robert barimo baravuga ngo hari miliyoni 2 z'amagani. Na amafaranga ahembwa ngayo na views yabona zihembwa amafaranga. Kandi dashboard yura nayizi wa mugani mwarakoranaga. Mana yanjye. Niko yavuze se? Niyo wabivuze cyangwa Ezekiel yabivuga gute kandi afunze ari inyuma yanjye ari imbere yanjye yaje. Umugore twakuba ariko umugore we ntabwo turavugana, ntabwo tuvugana. Mu kiganiro nikiza gusohoka uraza kumva biravugwa ko ari amashiringi miliyoni 2 z'amashiringi ya Uganda, ko harimo amafaranga ugomba guha DPC kugira ngo yemere ko Ezekiel arekurwa, harimo amafaranga y'abapolisi bagufashe gufata Ezekiel, hakabamo n'indishyi y'akababaro yawe. Yes. Yewe nakubabariye aho yomba bari umuntu mbama namubabariye. Yego. Yewe na amafaranga ya mutite yabona na nicyo yashobora niyo contributinga. Yego. Na amafaranga babona the guys. Nayo nano uranga ngo amufashe n'abari inshuti z'abarundi nabyo bashobora kubera ko. Yego. Yo. Akabatipe bari ikina kwe. Maskini ya Mungu. Noneho. Yego. Ninaona nyinsi kugira ngo ngende nimsaidia abo ndo babinkiye wamenekata tamaa. Ajya kusaidia mtu. Sajeti ntabwo nakubesha jewe. Sinjya avuga ibintu nterenganya ngo mbeshe jewe sinshobora kubesha. Uwitwa Ombeni uramubona? Ako katipe niko karega kasabye n'imbabazi cyane kavuga ko ariko kamuteranyije natwe kavuga ngo kamuteranya na za Ivan gasagapfuka imbere ya Ivan kamusaba imbabazi ngo ngo yaramubeshye abona ukuntu yakwegukana umutima wa Ezekiel ngo avuga ko ari umurozi ngo agomba kumuroga. Ibyo nisize bavuze y'abasivili y'amarozi. Yego. Robert nguziho guca bugufi kandi nk'umuntu w'umukamajeshi wabaye pastoro, uri pastoro kama mchungaji oryo murisa wa Ruhanga oryo murisa wa Ruhanga. Ezekiel Rukundo ndio muhereza wa Ruhanga ndio murisa oryo muhereza wa Ruhanga. Ariko na Yesu yakubise abaginga bari barimo baracururiza mu isinagogi. Ariko ari ni cyandi twikiri mu mikane ngo nizukiriye ibitugu byo mupfapfa. Ngo ibitugu by'apfafa babihata inkoni. Ezekiel ubundi cyupfa na Ezekiel nyirizina cyakubabaje cyatumye wegura ugatanga ikirego muri polisi ya Uganda ukavuga ati umusivile yababaje umugore wanjye, yatutse umugore wanjye yamwise umurozi, isi yose yamenye ko umugore wanjye ko Robert yarongoye umugore w'umurozi. Ni iki cyakubabaje? Umva uwo muhungu uriya Sinzi impamvu we ahubwo ni nawe wamuteje abantu wamuhaye agaciro. Yego. Adakwiriye atagomba. Uriya Ombeni cyane ni
umuntu urabumva ko views ziva mu guharabikana yego kwangiza amazina y'abantu mm yo kuvuga utuntu nk'utuvuga ubuginga ariko ibyo ngibyo ariko hari abantu hari inzego atagomba kumenyera ni ukuvuga ngo we yagiye kubikora agira ngo nijya asanze akora mu Rwanda aho ngaho arwana na ba Musesi arwana n'abandi numva aho ngaho barwana n'ubuntu nk'utwo yego atekereza ko ari buze kubizana kuri Kamajeshi Kamajeshi time ndabariza matter of time ubu asigaye umwe muri abo ngabo hasigaye umwe uwo ni uwuhe uraza kumubona bwana Roba ese ukunda kugira amatsiko cyane iyo mbwiye nkagureza na video nayo ukaya uploading none se wayima kandi ariko wabugize neza wampaye iyo video kweli uko abana ashobora kubyumva bakagira ngo none urumva harabavuze umva Robert Pastor harabavuze ngo watangiye gukina prank na Ezekiel ntabwo barabyemera abantu benshi barimo baravuga ngo Robert arimo arakina prank na Ezekiel yabaye yiheje gato kugira ngo Ezekiel amutuke amwandagaze no mutipe man na gahunda afite no ngo ya prank byabo mujya mukina y'abasivili man jewe vuga ibintu biri riyo nkakora ibintu bya nyabyo nkaganira n'abantu banyabo bakwiriye ariko ubundi bakamugana mu Kinyarwanda ngo umwana ukarabye ukeye asangira n'abakuru umwana ukarabye asangira n'abakuru excellence yavuze ibintu byitwa high table nago umuntu wese apfa kwivogera yarayiharanira rero iyo utari qualified to be on high table ujya muri dustbin puberi yani muri puberi mu bishingwe yapfyo ngiyo uwitwa Pastor Paul yaraye mu kabande yararanye n'ibikeri n'imisundwe n'iminyorogoto kubera yuko ngo wavuze ngo nawe uramushaka aho ko nano nari nagatekereje cyane ariko kagize ubwoba kikanze uko kateretse uwitwa Ombeni yego mbwira abapolisi nako mugafate kasimbuka igipangu none se ko ari pastor mugenzi wawe wamubabariye kuko Robert kandi nakubwiye ni inkoni zikwiriye ibitugu y'umupfapfa ariko we iwe ndahaze ni ikibazo nuko afite umugore we ni mushiki wanjye aranarwaye umugore we aranarwaye numva ntacyo namuhamagaye ndamubwira tuza ntabwo ngushaka mushatse nakubona ntabwo wanjye nawe akomeza ukora ibyawe ariko witandukanye n'ibi mutaka ibindi biganiro byabatunga kandi ni byinshi yitandukanye n'ibigarasha bigarasha se batavuze u Rwanda se bacuruza icyaha baginga mane niyo content reka Robert bigarasha nizo content zari none se Robert mbonye umwanya wo kwiganira nawe na utancika ntakwibarije watekereje ute kuririmbira Padiri Ndahimana indirimbo yaramaramuko wari waburaye konzi ko uri imfura uhinda nk'inkuba ukagwa nk'inuma none ibyo bizanye ute kandi ibyo ngibyo bavu bizanye narakukiriye umugani nkubwira ikintu kimwe gishoboka umuntu ninde ukwiriye kuririmbirwa ninde udakwiriye kuririmbirwa ukwiriye kuririmbirwa n'uwo kubahwa hari uwo gusingizwa hari n'uwo kudasingizwa bitewe n'ibikorwa bye ufite ibikorwa byiza wese arasingizwa naho Imana wabona akwiye gusingizwa kuruta Paul Kagame ibikorwa byiza kuri wowe ufite ibikorwa byiza naho Imana Padiri afite ibikorwa byiza kuri njyewe oya uriya ni ikigarasha cye uriya ni imbwa ni imbwebwe harakabaho Padiri arakagenda azabona u Rwanda tugize ruma miliyoni 2 man iki Padiri naho Imana ufata mu mutwe agafata miliyoni 5 zirenga 5 umva kubwira Robert biriya rero ujye utekereza uri we utekereza aho wavuye utekereza u Rwanda icyo ari cyo njya numva uvuga yuko uri mwene wabona nyakwigendera nta muntu nangora nabizi nawe ujye uvuga kuri mwene wabona nyakwigendera Padiri Nahimana ntabwo ari intera hamwe ntabwo ari FDLR ntawe yigize yica ntawe yigize ahemukira ni igiki iriya ni imbwebwe uriya yarapfuye n'umurambo uriye ni umuntu wibera hanze ushaka impinduka we ntabwo yumvikana nawe urashaka impinduka se nawe urashaka impinduka Robert uzi ko nawe uyishaka utabizi ariko oya nta impinduka nshaka niyo umuhanda gushyiramo kaburimbo aho ntuye aho hirya yaho impinduka zirahari amazi impinduka ndazifite mfite umutekano mfite iterambere mfite buri kimwe cyose nta impinduka mva pastor yes
basta nagusigiye wanjye wantanze kuba kwimikwa amavuta yawe ndayemera ariko ngewe reka tujye twiganirira rero ntuzongere kuzana Miriam Mbwebwe padiri nahimbwa uriya ni padiri nahimbwa yarapfuye kera urarengereye oya ntabwo ndengereye none so reka ntuzongere no gukinisha ayo magambo kirazira umva icyo nshaka kukwibariza polisi ya Uganda ntabwo bahembwa ku buryo utanga ikirego ukabasaba miliyoni 2 twigarukiraho hanyuma rero ayo ni amakuru nahawe n'abari Kampala Simba Kampala kandi biri mu kiganiro ibyo ngibi barimo kuvuga na polisi ya Uganda yaka ruswa na polisi ya Uganda yatsa amafaranga polisi ya Uganda na muntu yatsa amafaranga iyo barivugira ubusa ahubwo yego uwo mutipe makuru akeneye ko uwo mutipe ahoramo ashaka ko Ezekiel aguma amabuso kuko Ezekiel barabonana aramunigana imfuro karimo karamutinya aratinya ko ari baricana n'abanirebera kuko niko kamukururiye kugira ngo akore mu mijwenge y'intare ambwira ngo ni igiti ntabwo ari ingona ni igiti kandagiraho ni igiti kumva ari ingona akandagiraho none dore bimubaye Pastor Paul ngo yagiraga inama Ezekiel yo kutavuga izina ryawe n'izina ry'umugore wawe ndetse no kutavuga ibyo by'amarozi ariko kubera ko Ezekiel ngari we nyiri cano akaba ari we boss wa Paul mu kazi urumva ngo aho yamwerekezaga hadashaka kubera ko yagira ngo yibonera yo kwishyura inzu bigatuma bakorana ibiganiro muri ubwo buryo nta yindi mpamvu n'imwe Ezekiel ni gakuru nta muntu wagashuka urabona imyoto gafite n'agahanga gakomeye nk'urutare ni gakuru nta umuntu wagashuka gakora ibintu kandi agakora muri episode hakosha kari akantu ariko jyewe na video iyi video imeranse twagira ngo iyo nayitaje agapupa tuma video iyo video yinyoherereze ntago ndi buyapodinga n'iwanjye ndayiguhereza abanyarwanda oya yimpereze umva pastor ndakwinginza nyohereza iyo video abantu bagira ngo abantu bavuze ko ari comedy baramuhamagariyemo barimo baramuhamagariramo oya nahamagaye live amafaranga tube dukupye tube dukomeje kubera ko amafaranga rimwe aragenda oya buretse gukopa iyi video warayiduhase iyo video agomba kuyikohereza kuri WhatsApp iyi video warayiduha cyangwa waba ukupye ahubwo nawe ukongera ugahamagara ntabwo nakupye ubwo ni ukuvuga ngo rero Ezekiel uri kumva ko ibyo byose kamera ziriho yego muchungaji mchungaji nubuhe butumwa wahaba YouTuber bameze nka ba Ezekiel barimo barakora ibiganiro bisebya igihugu cy'u Rwanda cyangwa n'ubuyobozi bw'u Rwanda bacumwa ni mu Cyarwanda ngo imbwa yiganye inka kunya mu rugo irabizira hari imbwa rero zabonye inka nayo irimo iratamase mu rugo nazo zitangira kunya mu rugo niyihe nama watanga inama nabagira abo ngabo mani bivuga gihe muri yize kubwa ni umuntu uzatuka His Excellence Paul Kagame nanjye zamutuka hanyuma uzatuka inzini nzego kubera yuko aduyi wa baba yako ndi aduyi wako cyangwa umwanzi wa papa waba ari umwanzi wa umwanzi w'umubyeyi umwanzi w'umwana waba umwanzi wa adatutse perezida agatuka izindi nzego zishyirwaho nawe nabo wabemerera nakwemera gutuka ahubwo ushobora kuvuga ibyo runaka yakoze ari nka minister ariko si mutuka ariko uzatuka minister cyangwa kiongozi wese wa Afrika ntabwo azabikira nzamwibandaho kandi ntabwo ari mu Rwanda gusa ni muri Afrika yose nzima ubwo noneho ijya gutanga uburezi irabwibanza niko bavuga aba batipe we yarahagurutse ubundi yatse minister ubwanjye n'ikintu cyatumye ntandukana nawe ndambwa wowe uri ihene mbi cyane urakabije ariko yango Pambiti yarambwiye ngo buriya Satani nawe afite ati Satani
yego buriya satani ngo ikintu atinya cya mbere atinya umutingano. satani atinya umutinganyi. Hanyuma dusezeranaho uriya mutipe ntabwo ari serious. biravugwa yuko wakubiteza cyeri mu rugo, wakubiteza cyeri mu rugo rwiwe imbere y'umugore n'abana n'abapangayi n'ishati ye ngo urayica. Ibi bintu nta kintu wicuza muri ibi bintu waba wakoreye kwa Ezekiel n'abapolisi? Yewe ntabwo namukubise, yakubiswe n'abinzego. Yakubiswe n'inzego, amafaranga ashizemo. Iyi niyo biti inkuru rero yuzuye. Gusa ibintu byitwe kwa Nahimana, avuga Nahimana byo simbyemera na gatoya. Hanyuma rero iyo ugiye kureba urabona ko ntabwo Robert yaba yafashe Ezekiel ngo amujyane muri polisi gutyo gusa, nta birakitu, nta kantu Ezekiel atanze, ntabwo yamurekura gutyo gusa, ntibishoboka, ibyo ntabwo bishobora kubaho. Hanyuma tukwibaza ahubwo ngo kubera Robert ati nari ndi kugenda, nari mu nzira ndi kujya kumufunguza, ariko bitewe nuko muvuze izo miliyoni 2 yisubiyeho ubwo Ezekiel ntago agifunguwe, bitewe nuko batangiye kuzana ibiwa byuko ngo yaciwe miliyoni 2, kumva n'ubundi bari gukomeza nko kumwicira izina, ibi bintu subu tubyakire nk'ukuri nk'uko abivuze, cyangwa se ni tekinike nawe arimo aradutekinika? Twongeye tubaze Paul kuri ako kantu ka miliyoni 2 ko Sergeant agahakanya, kubera ko Robert nakumva ahubwo arahita mucukurira urwo. Nta kintu ari mumugire kuko ngo abana na mucuti we, kandi yanamwiyamagariye amubwira ko nta kibazo. Ahubwo ndi kumva twakongera tukabaza Paul, tukamubaza tutese Paul ko numva kwabuze ngo Sergeant yabaciye miliyoni 2, Sergeant akaba yaragiye gufunguza Ezekiel kandi akawe yivugira ko na ayo mafaranga Ezekiel naho yayakura. Kuki uri gwarabika Sergeant niye mpamvu? Yego. Twumve impamvu Paul ari gukora bino bintu. Icyo kintu twakirebaho, twamubaza Paul, bibaye ngombwa twaza kureba kugira ngo turebe niba bishoboka koko. Ariko kandi urumva ko hari na video Robert afite agiye kutwoherereza kugira ngo turebe by'ukuri koko uko byagenze Ezekiel bamushoreye, turebe ese koko ubarayiduha cyangwa se arimo aratubeshya. Agiye kwigwa nona nese koko numvishe na telefone itari gucamo kuri WhatsApp. Witwa Wombeni arimo aranyandikira ngo nije kuri live ya Bosco Impaya. Wayibonye Wombeni arimo aracururiza kuri Ezekiel, yarangiza agacinyuma akavuga ngo yahangwe ibyitangazamakuru ngo tube tubyihoreye ngo ntabwo ari byo ngo biki ngo urumva ngo urabona. Kandi Wombeni ni uri muraza, ni nayo ngo wazanye ibyo wagiye ubwira Ezekiel ibintu byinshi ngo by'ibihuha. Yego. Aranje ngo abeshyera umugore wa watangiye ngo ayo makuru ngo ya miliyoni 2. Abeshyera umugore wa Robert. Uyu Wombeni rero namubonyemo nk'umuntu ushobora guteranya abantu, mubona nk'umuntu utari seriye rwose ushobora guteranya abantu, kubera ko na Paul ibyo avuga bya miliyoni 2 Paul ntabwo yigeze ajya kuri polisi. Byumvikane ko ari abangaba barimo barabivuga, abanyine ba Wombeni aribo barimo baratambutsa amakuru kugira ngo hanyuma abantu batinyemo cyangwa se hatangwemo amafaranga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko kandi tukibaza tuti ese koko ibi bintu nibyo cyangwa si byo, kubera ko ibi bintu byaba birimo icyasha kuri polisi ya Uganda. Byumvikanye ngo amafaranga yo guha DPC ntabwo byaba ari byo rwose, kuko byaba bigaragaye nabi cyane. Ndibwira yuko rero ibi bintu bitaba ari byo, kandi byaba bitanga isura itari nziza ku gipolisi cya Uganda. Kandi polisi ya Uganda tuyibona, polisi ya Uganda ni polisi ikorera muri East African Community. Polisi ya Uganda tuyizi nk'abapolisi nabo batarya ruswa, byakorwa n'umuntu umwe ariko ntabwo byakorwa na bose, ntabwo byakorwa ku karubanda gutyo. Nongeye kumuhamagara Sergeant kugira ngo atagira ngo tugiye nk'abagesera bari aho bakera, hanyuma turebe bihagaze bite. Turebe mambo ya koji. Yes utagira ngo twagiye nk'abagesera bakera. Naringize ubwoba. Oya, kubera yuko WhatsApp yawe nta iriho, niyo mpamvu twakubuze kuri WhatsApp, niyo mpamvu ubona turimo turakoresha amayinite. Yagize ikibazo ndabizi, kandi guhamagara muri Uganda biragoye mu Rwanda. Aha.
hanyuma ubutumwa utanga ni ubuhe? Paul niwe watubwiye ibya miliyoni 2 ariko kandi nawe yabibwiraga nawe yabibwiye na Bawombeni. Ntabwo ari byo barabeshya, ntabwo ari amafaranga bakeneye hariya, na amafaranga ahubwo nagomba kumuvana ariko ndabona wowe ubuginga n'ubu butikuti burimo, reka tube tumureteyemo. abantu ibyo biri gutuma abantu bagira ngo ni prank bitewe no kubera ko ibyo bintu bishobora gutuma abantu bagira ngo ni prank kandi atari prank. Abantu benshi bibaje bati Sergeant Robert ko tumuzi nk'umwana w'imfura, nubwo rimwe na rimwe agenda hinduka, nubwo ugira ikifuruka kajya kansumisha ariko nanga amatiku yako byo, nanga amatiku buriya najyaga nabimubwira ati ibindi ukora bitari biya amatiku. Ariko abantu baravuga ngo amatiku niwe wayamujyanyemo. Robert Ezekiel ntiharazi gusesengura politike, ntiharazi guhangara ubuyobozi bw'u Rwanda, ntiharazi gusebya ubuyobozi bwite bw'igihugu cy'u Rwanda. Abantu baravuga bati amatiku yo gusebya igihugu ni Robert wayajyanye Ezekiel. Abandi bati Robert yagiriwe inama n'abantu baravuga bati kuri imfura waretse, ati mwapfuye ngo ubwoko, ngo Ezekiel ni umuhutu, ngo uri umututsi. Benshi baravuga ngo icyo nicyo mwapfuye. Byaba ari byo koko cyangwa n'amagambo y'abantu twumvise kuri social media? Nakubwiye yewe ndi byose, ndi umuhutu, ndi umututsi, ndi umutwa, uri umunyankore, uri umugande, ndi byose bikubiye muri Robert. Uya umuhutu wese anyibonamo, umututsi anyibonamo, umutwa akanyibonamo, kubera ko ngiye namoko ngira. Yego uranyumva. Abo rero umuntu w'amoko, ayo mazuru, iki story z'u Rwanda byarindi by'ubuginga, mani ngiye ntabwo mbirimo cyane, kuva nta mucyabugira ubwoko, nta mucyabugira ubwoko. Hanyuma uratubwiye uti ngewe umuntu wavuga nabi igihugu cy'u Rwanda, twizere yuko ibintu byose ugiye kubikiraringa ubishyize ku murongo, umuntu uzongera kuvuga nabi u Rwanda uzamutuma ababyeyi, cyangwa se nawe urimo uradutekinika kuri kamera? Urivugira ibintu bimeze gutyo mani. Ikintu cya mbere, yego, niyo numva umuntu Nyamasheke arimo guhohoterwa, cyangwa mwumva ari umuntu nka Abdul Karim cyangwa Musa Fazili, yego, abo ngabo amateka yabo bagiye barahisha ibintu biri, abonye n'igikobwa kimamagara. Oya, ibyo tubyihorere. Okay, tubiveho. Ndaba umuntu uzatuka president byonyine nicyo navuze, cyangwa umuyobozi uwari we wese, ntabwo azabigwamaho, ntabwo azabikira. Yego, nabivuze kuva na kera, ariko nashobora kuvuga ngo ntabwo nemeranya n'ubuyobozi, cyangwa ngo mvuge ngo leta ngo umufana wayo nisiga amarangi, ngo mvuge ngo Rwanda ngo yewe ngo Rwanda bigeze aheza ngo rutengamaye, kandi ntabwo utengamara, wenda ngo mfane ibidafanika cyangwa ngo mvuge nsiga uturange negative. Yewe ngomba kuvuga ibyo mbona bikwiriye. Niyo mvuga aho bagiye kuzana satuboro tumwe duslidinga hejuru mu kirere ko tutaka, avuga bakoze ibintu byiza. Niyo numva ngo bagiye ngo kubaka amazu muri Jamaica, abantu b'inyamasheke bamerewe nabi n'abacyaringinga direct. Ese Robert, ntabwo nabihagarara, ntabwo navuga ngo Robert, amazi nk'umuntu weguye imbunda, wafashe imbunda ukambara umwambaro w'impuzankano w'igisirikare, ukarwanira igihugu kugira ngo igihugu kibe uko kibeze uyu munsi, turimo turarushaho no kujya heza, ntitubisaba ahubwo turasiganirwa, turimo turagenda twerekeza imbere heza hazaza, imbere heza. Wowe uyu munsi wa none iyo wumvise abantu basebye igihugu cy'u Rwanda, u Rwanda njya numva uvuga yuko uri umwe no mu muryango wa nyakwigendera afande Fred Rwigema Gisa, kubera iki udashyigikira ibyo mwene wanyu yagezeho nawe ngo ubishyigikire ukifatanya n'inturumbutsi nka Ezekiel n'Abanahimana, abo ngabo bavuga ubusa, bavuga ibyo muri puberi, kandi puberi abatuye muri izo puberi? Ikintu cyasekeje ariko naravuga kuri icyo kintu, naragusubiza uvuze Ezekiel, nibuka ko yaravuze ngo yaratanze ngo ndi mu Rwondo ngo ankuramo. Tekereza Rwondo koko no muri etage, urumva yagukuye mu Rwondo ngo yashakiye kamera ntiyayisha, cyangwa yashakiye iyo nubatse inzu y'amadolari ibihumbi 10 na bingahe, none arimo aravuga ngo aramfashije n'iyifasha. Ari mutegereje kugira ngo bamusubize uyu munsi. Yewe umuryango wanjye naho twamufatiye, niyo mwabona na video mwaseka mugapfa. Ntabwo urayinyohereza.
bameze nk'impunyu. Video ntabwo urayinyoherereza kandi wabimbwiye ko turi bucakajagari k'abantu bavuga ngo ni prank. Madame agiye kuzanyeyo ndayiguha pikoro niwe ugiye kuyibona wenyine ngiye gwa yo noza kugira ngo atagukubita noza naho ndi wishire na n'ubundi wishire kuri ahandi hose. Umugore wawe naramubonye n'icyuki, ufite umugore wiza w'urutomato, hanyuma uburyo yabaye umurozikazi, ibyo bintu natwe byaradutangaje. Mana yarashumbushije ariko amen. Imana ifite PS atajya kumutuka kandi umwana uvuka mu muryango w'abantu basobanutse biyubashye kandi urabona iyo umuntu afite ba ankobe bagera kuri 4 bose ari amagenerali muri RDF ntabwo ugomba kumuzoya iyo birambango. Kubw'iyo mpamvu rero ngewe yo mbona abantu bavuga ngo banga u Rwanda abo baba bideklara umuntu wanga u Rwanda arabivuga, uwanga leta akabivuga. Uwanga leta atandukanye n'uwanga u Rwanda. Yego. Navuga ngo ni nko kuvuga ngo runaka avuga ngo yo naraguye ntabwo nyiri umurokore. Ariko yarigeze kuba umurokore. Umuntu ashaka mu byaha akivuruguta mu ndaya mu busambanyi mu nzoga ariko agakomeza ari umurokore uri mu ntege nke. Ariko bavuga ngo yo naraguye reka rwose nta kindi gusiga inyuma. Uwaba yanze Kristo. Uwaba yanze Kristo. Umuntu wanga u Rwanda no bivuga ko yanga u Rwanda akabigaragaza ko u Rwanda nta keza kari. Uwo ngo waba ari igicucu. Waba ari ikigoryi bene uwo. N'uwanga u Rwanda. Abantu benshi cyane mwita gubanga u Rwanda banga leta ntabwo banga u Rwanda akomukumve netimo nakarubone uwanga u Rwanda rakavumwa. Yego. U Rwanda ragapfa. Yego. Uwanga u Rwanda ni nyakwigendera. Urakoze cyane turi kumwe cyane. Yes. Sasa ngushimire cyane ntegereje video kugira ngo mitende kuri kiganiro. Asante na bro. Kubera ko abantu bavuze kuri murakina na prank na Ezekiel, abantu bavuze ko ukina prank na Ezekiel ari prank wateguye na Ezekiel. Iyo video rero ni kimwe mu bimenyetso kandi murangira umujinyanye bagereje kwa gitumba mutwari cyane. Ntabyo washoborwa bushobozi ntabwo ufite. Nago wabonye nabagemuriye muri Kigali aho ngaho reka barira aho ngaho. Iryo shyano ryitwa ngo iki? Ryitwa ngo iki? Ibiyize uraza kumva mu kanya ari moto. None se ibyo ubwo bushobozi ntabwo ufite Robert bwo kuzana Ezekiel ntabwo wabona. Just kumuriza imodoka tukamugeza ka gitumba. Ibyo ntabyo washobora ndakurahiye. Nkurahiye Imana rurema ndakakubura mbure n'umuryango vukamo ibyo ntiwabishobora. Izina rya Yesu. Afite icyangombwa niki cyangombwa afite cyo gituma remera cyane. Afite ibyangombwa ntiyabaye impunzi se ntidekaraye wafata impunzi ukayigarura. Sinumva ngo yabaye impunzi. Yideklara nta cyangombwa n'igihe cy'umushakiraga. Agishakira icyangombwa cya Uganda cyitwa ID. Nabyo biri mu kese agomba kuregwa ahubwo nuko ntabizamuye ngo bamurage. Gukoresha inyandiko mpimbano gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Bahita bakuburiza vuba bakageza ka gitumba hari akatuna. Ibyo rero ntabwo wabishobora uramutse ubishoboye. Sawa. Amakuru turayabonye nayo tutari tuzi. Hanyuma rero yego wabyumvise ibya Ezekiel Rukundo n'uwitwa Sergeant Robert Kabera n'umugore wa Sergeant Robert na mukuru w'umugore wa Sergeant Robert witwa Mama Bebe. Umugore wa Robert yitwa Rita, hanyuma Mama Bebe ni umudamu ni akaba mukuru w'umugore wa Sergeant Robert. Rero baje kujya bagirana ibiganiro, hari channel Ezekiel yagurishije umugore wa Sergeant Robert. Iyo channel yanyuraga ibiganiro by'umugore wa Robert ndetse na mukuru we witwa Mama Bebe. Bavuga ibintu byo mu buriri by'abashakanye, bakeya z'umugore ku mugabo mu muryango, ku muryango wubakwa, ibintu nk'ibyo byo mu gitanda. Sergeant kutakimubashijeho kuba kuri izo amayinite arashize. Abakunzi bakeneye ko nzabimubaza bazohereza amayinite hanyuma nzamuhamagare. Urumva kuko ngiye urumva yashatse kunyobya nkatisha muri FPR n'ibiki. Oya, tugomba kugenda mu mujyo w'ibyo twifuza kuba twifuza kumenya. Ariko kandi urabona ko telefone nawe Robert yavuyeho, ushobora gusanga nawe polisi bayimwambuye. Bazi babuye bose kugira ngo bimenyekane neza ibiganiro bagiye bagirana na Ezekiel Rukundo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero urumva ko ngo yarari muri process yo gushakira icyangombwa Ezekiel. Yego. Wabyumvise? Icyangombwa cya Uganda cya ID. Muri gahunda zo kumushakira icyangombwa cy'impunzi. Yego. Noneho igihe kukimushakira Ezekiel ngo birangira ngo agiye mu byo kwishakira
icyangombwa cya Uganda, irangamuntu ya Uganda. Aha rero urumva yavuze ati ni impunyu. Avuze ko Ezekiel ari impunyu. Ariyo mpamvu Ezekiel twabonaga yajyaga yidagadura yirata, mbese yigize umuntu uraho ngaho Rwanda ataruzi, atazigera kandagira mu Rwanda na rimwe, atazongera kugaruka mu Rwanda, nkaho ntacyo apfana n'u Rwanda. Iki cyangombwa na Bosco Empire ashobora kuba ari cyo nawe yashatse cyangwa arimo arashakirwa. Kimunzi cyangwa icya Uganda. Kimwe muri ibyo ngibyo urumva yamaze kubona kimwe ashaka aratekinika agashaka n'ikindi. Ariko abantu kuzajya bava mu gihugu biyitira ngo bagiye gushaka ubwene gihugu bwo kugira ngo basebye igihugu cyabo cy'u Rwanda. Bene abo ngabo n'abaginga ari abashenzi, ntacyo bazapfa bagezeho. Bene abo bapfa nk'impunyu. Impunyu urazizi? Ntago nzizi. Intuze ese nabyita ngo ikimana yanjye ibimonyo urabizi? Nibisimba? Ibi bisimba bimeze nk'intuze nk'intozi. Urabibona? Bene abo bapfa nk'intozi. Yego. Nk'ibimonyo cyangwa se nk'intozi. Rero kwihakana igihugu cyawe, ukihakana ubuyobozi bw'igihugu cyawe, ukihakana gakondo ya sogokuruza n'abasogokuruza bawe, ukihakana amavukiro y'umuryango wawe, ntaho ubutandukaniye n'ikimonyo. Oya, ikimonyo kiragenda kikagenda kigakata mu butaka gitamagi, ariko impera n'imperuka kirakata kigasubira inyuma ku mwobo cyaturutseho. Rero birababaje kubona umwana w'umuntu waremwe n'Imana akavukira mu isi akitwa izina umuntu, akabarushwa ikimonyo, akabarushwa ubwenge n'ikimonyo. Iki ngiki kigenda mu butaka kijya mu mwobo kigasesera kikongera kikagaruka. Birababaje rero kubona umuntu muzima arushwa ubwenge n'ikimonyo. Abo bantu bameze batyo rero bakwiye kwisubiraho bagasubiza ibuzimu bakagira umuntu. Yego. Turi kugana ku musozo rero. Kuko amakuru nyirizina twabonye Robert. Turi kugana ku musozo, ubwo ibya Robert twabyumvishe, ibya Ezekiel twabyumvishe, igisigaye ni video kugira ngo bize kugaragara. Buriya se barayiduha? Ntago mbizi. Bafata Ezekiel na polisi ya Uganda. Buriya se barayiduha? Iyi video ngo umugore we ngari mu nzira ngari hafi kuza. Ubuse turayitegereza. Cyatuzakora ikindi kiganiro. Twanayitegereza ariko niba umugore ari mu nzira. Ibi byose rero niyo uri mu bya uploading. Birasaba ngo ugende nugera iwawe byose bya uploading, hanyuma nanjye nimbura video ndayikoherereza. Nakunda. Ubwo turicara dutegereza iyi video ya Sergeant Robert. Nayohereza turayikoresha. Natayohereza ejo akayiduhereza atinze tuzakora ikindi. Turakora ikindi kiganiro ejo tuyifite turi kwereka abantu uburyo Ezekiel yafashwemo n'imyenda bakayimuciraho bamuboshe. Hanyuma agenda atitira afite ubwoba n'uburyo bamwinjije muri kasho muri giriyaje bazikinguye akinjira. Hanyuma yajyaga avuga yuko ngo mu Rwanda nta mutekano haba, yajyaga avuga yuko mu Rwanda nta butabera buhaba. Uyu munsi wa none twibutse abantu ngo ni umunsi wa kabiri. Ezekiel yafashwe ku wa gatanu tariki ya 20 ku masaha nimugoroba saa 9 z'umugoroba. Ubu tugeze none ku isaha ya saa 9 z'umugoroba. Uyu ni umunsi wa kabiri, ubu ni saa 9 n'igice. Ezekiel ari mu maboko ataraye, ari hagati ya giriyaje n'amatafari y'ibikuta. Kandi ikindi abantu rero tubwira abantu ngo uko biri kose Ezekiel Robert arimo aravuga ati naringiye kumugirira imbabazi, naringiye kuri polisi musabira imbabazi, atari ko niba hajemo zavuvuza za miliyoni 2 ati je nta mafaranga nigeze mbasaba. Ibi bintu rero tubifate dute? Ibingi bavuga ngo nuko ese Paul yaba yabikuye he? Paul Robert niyumva ikiganiro ntabwo ari buhambe Paul. Urumva Paul yabanje ubundi babanje kuvuga, Sergeant yabanje kuvuga ngo hari umutipe bita ngo Ombeni ngo bahereza ibihuha. Yego. Ubwo Paul kandi uburyo nanjye mubona nk'umuntu ushobora guteranya abantu. Kandi Paul we yavuze ko atigeze agera kuri polisi yabibwiye. Kuko Ombeni namuhamagaye aho kugira ngo anyitabe aranyandikira arambwira ngo jya kuri live ya Bosco Empire. Ariko kurangira ahandi nuko ngo atangaza amakuru. Watangaza amakuru. Arakuga ati jya hanga urahasanga ibi. Yego. Warangiza rero wagerayo bikagukoraho. Ibi bintu rero kubera ko nanjye ndabirebye nsanga ni parapara arambwiye ati jya kuri live ya Bosco Empire. Wari wishimiye ko uyu nguyu Ezekiel yasabye imbabazi ubushize, ariko biza kugaragara ko nubwo yasabye imbabazi byari bwa bugoryi bwajya akora
akaza ngo nsabye imbabazi umuntu ariko ari content ariko uyu munsi yaje gutabwa muri yombi atari bugaruke yarahindutse yamaje kubona abantu bari kumwe abo yishingikiriza nimba bamwihinduka. Ni ikibazo gikomeye cyane kugeza aka kanya. Iyo ugiye kureba usanga Ezekiel nagira amahirwe agataha akarekurwa, hari ibiganiro atongera gukora. Yego, bimwe mu biganiro atongera gukora kuko urabona Robert niwe watangiye amujyana mu biganiro bya politike, bakora ku biganiro biri politike, ariko uyu munsi wa none Robert yamaze kwiyambura Ezekiel Rukundo. Ubu rero Ezekiel birasaba ko aza gushaka ibindi biganiro akora, kubera yuko uwo mwinjiye muri politike y'ibiganiro byo gusebya igihugu yabivuyemo bimusigamo. Ni bya bindi bavuga ngo umuntu akwishyira mu kibuga yarangiza akakigutamo, kandi cyangwa se ngo umuhetusha ku mwambi bitazajyana. Mu yandi magambo rero Robert yashutse Ezekiel amutaye mu kibuga, birangiye Ezekiel yinjiye mu maboko atarangiye. Uwamuzanye muri ibyo ngibyo yanamufungishije. Ibi rero turebeye hamwe, turebye ushobora gusanga harimo agakino hagati ya Robert na Ezekiel, ariko Ezekiel ataza akagakino ariko Robert we agakino arakazi. Urumva aravuga ati mfite umugore wanjye, ati afite basaza b'amajenerali bageze kuri 4 mu Rwanda, ati rero ngewe hari imikino ntakina, ati hari ibintu ntakivangamo ntakijandikamo, ati kuko bitaberanye nanjye ubwanjye. Rero navuga nti mu by'ukuri Ezekiel tumusabire, ariko kandi tunasaba ko agira ibindi biganiro, yitandukanya, atazongera kwivangamo, kubera yuko bishobora kumujyana habi cyangwa se byamusiga habi. Bosco urumva rero Bosco we yagiye kuri live kuri TikTok. Mu yandi magambo igifungo cya Ezekiel nicyo Bosco aprofitiyemo afunguriramo TikTok, kubera ko TikTok numfa kuyifungura gutyo udafite abafana, udafite abagukurikirana, udafite agamba kakaye ugiye guhereza abakurikirana a TikTok. Rero tubwira abantu ngo bakomeze bagira amahirwe. Kwanga igifungo cya Ezekiel nicyo Bosco Impa agiye gukiriraho. Ni ukuvuga ngo igifungo cya Ezekiel kibaye umukiro kuri Bosco Impa nicyo afunguriyeho live ya TikTok. Nabwo bwa mbere afunguye TikTok. Ari nabavuga ngo igifungo cya Ezekiel gihindura ubuzima Bosco Impa. Ushobora gusanga abana mugambanira Ezekiel, bagambanira Ezekiel cyane nk'uyu Wombeni Wombeni rero ni vuvuzera wo guteranya abantu. Wombeni mumwirinde muri Kampala, bani mukora ibiganiro mwirinde. Gusanga Wombeni agiye Paul miliyoni 2, ahubwo twerekeza kwa Paul niba atagiye tumaze miliyoni 2 yazibwiwe nande. Tumaze izo miliyoni 2 wazibwiwe nande? Ko Sergeant bitumye wenda kubw'amahirwe araza kutubwira uwazimubwiye, kuko we yavuga ngo nabibwiwe n'abari. Robert bitumye adafunguza Ezekiel kubera miliyoni 2 zivuzwe. Twene Paul tubwire yatubwiye ngo yabibwiwe n'abari, none reka tumenye ni bande. Yavuze ngo yabibwiwe n'abariyo. Telefone yavuyeho. Bitewe nuko yakoresheje impapuro mpimbano z'igihugu cya Uganda, akahita akatirwa agafungirwa Uganda. Nabyo birashoboka. Ambasade y'u Rwanda buriya se yabigiramo uruhare cyangwa hari ukuntu wabonye nk'ibyamucomeje bundi ko yafungiwe mu Rwanda, ariko ko afite ubwene gihugu bwa Amerika, ambasade ya Amerika ikaza mu rukiko. Hari n'igihe rero byazaba ngombwa ko igihe Ezekiel yaba yafunzwe, ariko nanone Ezekiel ubwo se si yamuye yambuye ubunyarwanda kuko yatangiye gushaka ibyangombwa bya Uganda. Urumva ntabwo rero ambasade y'u Rwanda ishobora kuzaza kugira ikimufasha. Muchoma n'umukongomani, Muchoma n'umukongomani ufite amacumbi Rubavu, afite amarogi Rubavu, ariko kandi akaba umukongomani. Buriya ntabwo yari kujya muri Kongo, kubera ko umuntu yajya muri Kongo atarabona ibyangombwa. Bivuga yuko atarabona rero n'ibyangombwa bya Amerika, aracyagenda ku cyemezo gitangwa na leta ya Amerika kujya gusura, gutembera ahantu runaka mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Yego. Reka nkushimire. Urakoze cyane. Ezekiel nagera i Kigali cyangwa ageze ku mupaka i Gatuna tuzabimenyesha abantu, aramutse atashye nabwo tuzabivuga. Yego. Urakoze cyane. Sawa urakoze. Asante.